Amahoro y'Imana bane namwe, ikaze ku Buntu Gospel Channel. Nitwa Francine. Nizere ko Imana ikomeje kuba ku ruhande rwanyu, abakurikiye channel mwese aho muherereye, Imana ibahe umugisha mu kudushyigikira mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi nifuje kubakomeresha amagambo y'Imana ari muri Luka 5 umurongo wa 15 n'uwa 16. Ni inkuru aho Yesu yakijije umubembe. Aho Yesu yakijije umubembe, ushaka inkuru yose wahera ku murongo wa 12. Nuko amaze kumukiza aramubwira ati genda utanga ituro Mose yategetse rikwemeza ko wakize, ribemereza ko wakize, atariko ntugire ubibwira. Ariko we ngagenda abwira abantu bose ahanyuze hose ibyo Yesu yamukoreye. Nuko ngo abantu baza ari benshi bamusanga, baje kumwumva, bazanye n'abarwayi. Nuko ngo bose barahateranira aho ngaho, ngo habiteraniro rinini. Ariko ngo Yesu akanyuzamo, ngo akajya hiherereye agasenga. Ngo ariko akanyuzamo akagenda akajya gusenga. Umurongo rero wafashije nifuje gusangira namwe n'uyu murongo wa 16. Abantu baje ari benshi bamugana, nibyo yifuzaga. Yifuza ko abantu bamugana, bashakaga kumwumva, bashakaga kumva ubutumwa bazaniye. Ariko ntibyatumye adacishamo umwanya wo gusenga. Icyo kivunge cy'abantu, uwo mubare w'abantu benshi ngo akabacamo. Ngo ariko hagataho n'abo bantu baza urujya n'uruza, ntibyamurangaza, ngo akabacamo, ngo akajya kwiherera n'Imana agasenga. Yesu yari Imana, ariko yakeneye gusenga igihe cyose yari yambaye umubiri. Rero natwe bijya bitubaho, ugasanga iby'Imana yaduhereyemo umugisha bibaye nk'aho bidutambamiye mu bihe byo gusenga. Cyangwa se umurimo w'Imana, gukorera Imana, tugakorera Imana ariko tukibagirwa ibihe byo gusenga. Shuti wowe unkurikiye, nagira ngo nkubwire, ari iby'Imana yaguhereyemo umugisha, ari umurimo w'Imana waba ukora, ntibizatuma utagira ibihe byo gusenga. Zigama ibihe byo gusenga, jya ubicamo, jya ubinyuramo, wiherere n'Imana. Nta kintu na kimwe gisimbura gusenga. Nicyo nashaka kubaganiriza uyu munsi. Nta kintu na kimwe gisimbura gusenga. Dore Yesu ibyo yari arimo akora wari umurimo w'Imana. Ibyo yari arimo akora yari arimo agarura abantu ku Mana. Ariko yamenye yuko nk'umuntu wambaye umubiri, imbaraga ze zitakomeza kugwira atagira ibihe byo gusenga. Bijya bibaho rero, hari n'abantu benshi bakunze kubivuga, nagiye mbyumva bavuga ko rimwe na rimwe abantu bakora umurimo w'Imana, nimba uri umuririmbyi, uri umuririmbisha, hakabaho n'ubwo umuntu aba afite imirimo 2 cyangwa 3, ukaririmba, ukaba n'ufite n'indi mirimo, gufasha abarwayi, gusura abatishoboye, cyangwa se ari wowe ubitsa amafaranga akoreshwa mu mirimo y'Imana n'ibindi n'ibindi. Ugasanga hamwe n'ibyawe byo mu rugo rwawe, ugasanga ubuze ibihe byo gusenga, ariko kandi ukorera Imana. Rero bijya bibaho iyo imbaraga zigushizemo, umuntu atangira gutanga ibya kamere, atangira kuba yavuga nabi. Bijya bibaho ko umuntu ukorera Imana ariko akanavuga nabi, cyangwa se ntabashe gukontorora imyifatire ye. Bijya bibaho rero, igisubizo nta kindi. Uko byaba bimeze kose, naho wabona umurimo w'Imana ari mugari wagutse, naho waba ubona ibikeneye gukorwa ari byinshi, jya ushaka ukuntu bicamo, ushaka igihe cyo gusenga. Yego, hanyuma nanone hari igihe iby'Imana iduhesha umugisha, iby'Imana yaduhereyemo umugisha biturangaza. Hari igihe umuntu abona urugo yararusengeye, ukabona abana warabasengeye, ukabona akazi waragasengeye, ariko wamara kubona abo bana uti sinabona uwo mbasigira, cyangwa se akazi uti ntahananiwe. Jya ubicamo, ibyo mu rugo rwawe ubicemo, ushaka ibihe byo gusenga. Akazi ujya wiyeranja uko byagenda kose, ahubwo unasengera uwo mwanya, uvuga uti Mana ndasengera kubona umwanya wo gusenga, ndasengera kubona ibihe byo gusenga. Kuko bijya bibaho abana, umuntu akarwara akajya mu bitaro, kandi abana bakomeza kubaho. Yego, rero impamvu zaboneka ari nyinshi zituma tudasenga. Habaho niyo zaba ari nziza, nko gukora umurimo w'Imana, ukajya mu bikorwa byo gukora ariko ukibagirwa gusenga. Rero iyo umuntu adasenga, imbaraga zimugabanukamo,
ibikorwa ibyo ari byo byose byaba ari ibyawe bwite byaba ari byo mu nzu y'Imana gusenga no gusenga n'ibikorwa byose birakenewe ariko rero twigire ku mwami wacu nimba yaranyujijemo nimba yarabonaga abantu ari benshi baje bagowe bananiwe barushye ariko akanyuzamo akajya kwiherera n'Imana niko umurongo wa 16 tubwiye natwe dukwiye kureba ibyo tubamo tukajya tubicamo tukiherera n'Imana niho tuzagwiza imbaraga. Shalom, Imana y'amahoro ibaha umugisha.